Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Reka dutangire dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana, wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi washyirwa hejuru. Twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho. Izina rya Yesu Kristo, twesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kimara kutubabarira. Usubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemerere tubere impamba muri urugendo, kandi rigira aho ridukura naho ritugeze. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu. Tumenye umwuka wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya. Ntabari twebwe, izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tuyakomeza dusoma ijambo ry'Imana. Dusanga mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16 n'uwa 17. Reka nsome mu izina rya Yesu. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kasubiremo. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ko twishima iteka. Mu byo uri kunyuramo byose, ishime, ntihagire igituma utishima, kuko iyo umuntu afite Imana aba afite byose, kandi yitwa ishobora byose, ishoboye byose. Imana yacu irashoboye. Niyo mpamvu uyifite nawe akwiye kwishima iteka, kuko yikomeje ku Mana ikomeye, yikomeje ku mwami w'abami, yikomeje ku mwami w'amahoro, yikomeje ku mwami utanga ibyishimo. Niyo mpamvu nkwinginga wowe uri mu Mana, we wamenye Imana, ishima iteka. Ntuheranwe n'ibyo uri gucamo, ntuheranwe n'ibyo wanyuzemo, ntuheranwe n'amateka. Ndakwinginga kugira ngo wishime iteka, kuko ufite Imana. Iyo umuntu afite Imana aba agomba kwishima. Habakuki yasenze isengesho aravuga ngo naho imitini itatoha, naho inzabibu zitakera, naho amashyo yashyira mu biraro, nta cyambuza kwishimira umwami wanjye. Reka mbabwire, yari amaze kubona yuko iby'isi ari ubusa, yari amaze kubona ko ibyo byose tuzabisiga, kuko reka mbabwire, nubwo turi muri iyi si ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Yari amaze yo guhishurirwa ko ibyo ngibyo byose, ibyo yanyuramo byose, nubwo yanyura mu bukene, nubwo yanyura mu mubabaro, nubwo yanyura mu bigeragezo, nubwo yanyura mu bikomeye, nubwo yanyura mu ntambara, yari amaze kumenya no guhishurirwa ko ibyo ngibyo ari iby'igihe gito. Mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo ibyo uri gucamo ni iby'igihe gito, kuko hano ntabwo ari iwacu. Iwacu ni mu ijuru. Ntihagire ikintu gituma utishimira mu mwami wawe, ntihagire ikintu gituma utishimira mu Mana, kuko reka mbabwire, iyi si imibabaro tuzayisiga, iyi si ibibazo tuzayisiga. Iwacu ni mu ijuru, aho tuzanezerwa iteka. Ngo iryo juru, ngo nta mibabaro, ngo nta bibazo, ngo nta marira, ngo nta n'indwara ishobora kuhagera. Oh haleluya. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo uri gucamo, ibyo muri gucamo ni iby'igihe gito, kuko ibyo tuzabisiga hano mu isi. Ibyo bigeragezo tuzabisiga hano mu isi, tujye iwacu mu ijuru, aho tutazongera kubabara ukundi. Niyo mpamvu nkwinginga aho nkurikiranye kugira ngo wishime iteka. Ntuheranwe n'icyo kibazo, ntuheranwe n'ibigeragezo, ntuheranwe n'ayo mateka, ahubwo birenge wishime iteka, kuko ufite Imana, kuko ufite umwami w'abami, kuko ufite ishobora byose, kuko ufite Uwiteka. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wishime iteka, kuko nicyo Imana idushakaho. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, niko Imana iri kutubwira, nibwo butumwa izanye uyu munsi, kuko ibindi byose ibyo ngibyo
irabishoboye, biharira Imana ahubwo we wishime kuko Imana irabishoboye. Imana itugirire neza. Ngo musenge ubudasiba. Mwene data unkurikiranye, senga ubudasiba. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho y'umukristo. Umukristo nyakuri akwiye gusenga ubudasiba, akwiye kuba imbere y'Imana ibihe byose. Ntabwo ari ukuvuga ngo nzasenga ku cyumweru, hoya, no gusenga ubudasiba, gusenga buri munsi, kuko mu gusenga niho dukura imbaraga zituma dukomera mu byo tunyuramo, niho dukura imbaraga zituma dutsinda Satani, niho dukura imbaraga zituma turwanya umubi, niho dukura imbaraga zo gukomeza muri uru rugendo tudacitse intege, niho dukura imbaraga zo kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Niyo mpamvu mbinginga ngo buri muntu wese asenga ubudasiba, kandi buri muntu wese yige kwisengera. Reka mbabwire, buri muntu wese nige kwisengera. Witegereza ngo runaka azagusengera, witegereza ngo umukozi w'Imana azagusengera. Yego, nabyo birashoboka, bishobora kubaho akagusengera, ariko umuntu wese nige kwisengera. Buri wese, umwenda w'ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwibwirira Imana. Wowe nkurikiranye ndagira nkubwire ngo ibwirira Imana, kuko ibyo ubwira Imana nibyo yumva cyane kurusha ibyo mugenzi wawe yakuvugira. Ndakwinginga kugira ngo wige gusenga kandi usenge ubudasiba. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo musengeshe umwuka iteka. Mwene data, mbabwire ngo mu gihe cyo gusenga tujye twicuza ibyaha ibyo twakoze bitashimishije Imana, kugira ngo isengesho ryacu rizamukire kuba urwibutso imbere y'Imana, kugira ngo isengesho ryacu rizamukire kuba umubavu uhumurira neza Imana, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Mwene data unkurikiranye ndagira nkubwire ngo jya usenga wamaze kwiboneza, kugira ngo Imana yumve gusenga, isubize gusenga kwawe. Nanjye ariko nzajya mbikora, ariko ngo dusenge ubudasiba, dusenge buri munsi. Nasomye ijambo ry'Imana ngo ry'umupfakazi wari ufite umwanzi, ngo noneho muri uwo mudugudu aho bari batuye ngo hakaba hari umucamanza utarubahaga Imana. Noneho ngo uwo mupfakazi akajya ahora kuri uwo mucamanza ati wandengeye ku mwanzi wanjye, ariko umucamanza ntabyumve akamwihorera. Ariko umugore ntiyacike, uwo mupfakazi ntiyacika intege, ntabwo yigeze acika intege. Yakomeje ajyayo buri munsi budasiba, akomeza ajyayo aratitiriza, kugeza ubwo uwo mucamanza yavuze ati nubwo ntubaha Imana, uyu mupfakazi arandembeje, reka mukemurire ikibazo cye kugira ngo atazagaruka. Yesu niwe wabwiye abigishwa be, arabwira ngo musenge ubudasiba, abacira uwo mugani. Arangije aravuga ngo Yesu arangije aravuga ngo niba uwo mucamanza utarubahaga Imana yarabigiriye yuko uwo mugore ahahora amuzengereza buri munsi, akahaza akavuga ngo reka mukemurire ikibazo kubera ko ntago nazabivamo kujya ahora iwanjye, akabikora. Niba uwo mucamanza utarabuhaga Imana yarabikoze akarengera uwo mupfakazi, ati njyewe nzabura nte kurengera intore zanjye zintakira amanywa na nijoro, ngo sinzazitabara vuba. Bene data, iyo dutitirije Imana, iyo tubaye imbere y'Imana, iyo dusenze ubudasiba tukaba imbere y'Imana, igenda idukemurira ibibazo byinshi, kandi igenda iduha imbaraga, igenda ikuraho imigambi ya Satani. Uko umuntu agenda asenga imigambi ya Satani, igenda Imana iyiburizamo umuntu agakomeza urugendo. Kandi bigatuma n'umuntu, iyo umuntu ari mu bihe byo gusenga, asenga buri gihe, asenga ubudasiba, yirinda ikintu cyamutandukanya n'Imana, akirinda ikibi, akirinda icyaha n'igisa nacyo, ahubwo akambara imbaraga agakomeza urugendo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri muntu wese asenga ubudasiba, kandi buri muntu wese yige kwibwirira Imana, kuko nawe Imana yakumva, nanjye Imana yanyumva. Kandi iyo umuntu yivugiye nibwo ijwi rigera ku Mana kurushaho. Imana itugirire neza. Mureke rero tugire umuco wo gusenga ubudasiba. Imana itugirire neza, ntidusenge ngo nuko tubonye umwanya, hoya. Imana ntago
tuyisenga mu gihe twabuze icyo dukora, ahubwo ni ukwigomwa. Mu mwanya muto ufite igomwe, ufate akanya usenga Imana, uyibwire, uganire nayo, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana. Imana itugirire neza. Ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Bene data, ngo mu bibaho byose duhore dushima. Ibyo waba uri gucamo byose ushime, byaba ari ibyago, byaba ari ibigeragezo, ibyo waba uri gucamo byose shima, kuko niko ijambo ritubwiye. Nubwo waba uri mu ntambara, nubwo waba uri mu gahinda, ibyo uri kunyuramo byose shima Imana, kuko Imana ihora ari Imana. Waba uri mu bibazo, waba uri mu bigeragezo, waba uri mu bisubizo, Imana ihora ari Imana, ntigihinduka. Uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri, uko yakoraga kera na n'ubu niko igikora. Icyo waba uri kunyuramo cyose, Imana ihora ari Imana, ntihinduka. Mu bibaho byose Imana ikwiye gushimwa. Mwene data, ahari wari uri kunyura mu bigeragezo, ahari wari uri kunyura mu ntambara, ahari wari ufite agahinda kenshi ukumva ntacyo gushima Imana, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mu bibaho byose muhore mushima Imana, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. N'iby'Imana idushakaho muri Kristo Yesu, guhora dushima igihe cyose, kuko aho waba uri kunyura hose Imana iri kumwe nawe. Imana ni ubuhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Icyo kigeragezo uri kunyuramo, ubwo buzima bukomeye uri kunyuramo, ako gahinda ufite, Imana iri kumwe nawe, kuko ngo ni umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Aho waba uri hose rero, ibyo waba uri kunyuramo byose, shima Imana, kuko niko ijambo ritubwiye. Wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'amateka, wiheranwa n'ibibazo, wiheranwa n'ibigeragezo, wiheranwa n'izo ntambara, wiheranwa n'umubabaro, wiheranwa n'ubukene. Mu byo uri kunyuramo byose shima Imana, kuko Imana ihora ari Imana, ntabwo igihinduka, kandi ijya yemera ko bitugeraho byose, ijya yemera ko tubinyuramo, ijya yemera ko ibyo byose byakugeraho, ikemera ko wabitambukamo, kuko Imana iba ifite impamvu. Imana iba ifite impamvu, ishobora gutuma unyura muri icyo kigeragezo, ishobora gutuma unyura muri ubwo bukene, kugira ngo ikwigishe, kugira ngo igukomeze, uzakomeze abandi. Nuhura n'abanyuze muri ibyo bihe, nawe uzabashe kubakomeza. Ishobora kukunyuzamo kugira ngo uzahe abandi ubuhamya, ubundi nabo bazakomere, bakomezwe n'uko Imana yabanye nawe muri icyo gihe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ibyo uri kunyuramo byose ushime Imana, ushime Imana, kuko Imana ihora ari Imana. Niko ijambo ritubwiye. Mwishime iteka, ntihagire igituma utishima. Ishime, kuko ufite Imana, kuko ufite umwami, kuko ufite haleluya, ufite umwami w'abami, ufite umwami utegeka isi n'ijuru. Niki kiri gutuma utishima? Kandi usenga ubudasiba, nanjye senga ubudasiba, kandi uhora ushima Imana igihe cyose. Uhora ushima Imana igihe cyose, kuko ibyo uri kunyuramo, hari uri kunyura mu bikomeye kukurenza, ariko uri gushima Imana. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ugire umuco wo gushima Imana, nanjye ngire umuco wo gushima Imana. Mu byo uri kunyuramo byose, byaba bikomeye, shima Imana, kuko Imana iri kumwe nawe. Twumvishe ko ari umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago, kandi Imana ni inshuti nziza ibana natwe ibihe byose, ntabwo ijya idusiga. Yatwohereje Yesu Kristo kugira ngo nawe adufate ukuboko. Humura, arakugose, ari kumwe nawe. Humura, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzaheranwa n'agahinda, kuko Yesu ajya yomora imitima. Wishime Imana, ukora icyo Imana igushakaho, kandi mu bibaho byose ukomeze ukiranuke, nanjye nkomeze nkiranuke, dukore ibyo Imana ishaka, kuko izajya ibana natwe uko bwije n'uko bukeye, kuko niryo sezerano yaduhaye. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze ibampere umugisha. Mwene data unkurikiranye, ahari waruheranwe n'ibibazo, ahari waruheranwe n'agahinda, ahari wari wihebye, ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo
nishime iteka. Ahari wari ucitse intege, wari ucogoye, ibihe byo gusenga wari ubigabanyije, ongera ugarukiraho, wongere uze wegera Imana. Ahari wari wanze gushima kuko hari ibyo utegereje Imana yakubwiye, ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo muri byose duhore dushima kuko nibyo idushakaho. Muri Yesu Kristo ndakwinginga kugira ngo wongere utangire urugendo rushya rwo kugenda uko Imana ishaka. Kandi niba wari witotombeye Imana, niba wari ucitse intege, niba wari ubuze amashimwe, niba wari ucogoye, niba wari uri guheranwa n'ibibazo, Imana iragushaka. Ngwino wongere winjire mu Mana, winjiremo neza kandi ugende uko Imana ishaka. Ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo nawe amwakire. Igihe ni iki kugira ngo umwakire, kuko uyu munsi ni umunsi wawe, ejo ntuhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, kuko Yesu ni inshuti nziza ibana natwe mu bibazo, ibana natwe mu bigeragezo, ibana natwe mu byishimo, ntijye dusiga. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo nawe uze umwakire. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, kuko niho tubonera ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze umwakire, nawe agufata ukuboko azakugeze mu ijuru amahoro. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo dukunda, tugushimiye kuko ijambo ryawe ryiza utubwiye ngo mwishime iteka. Mana, duhe kwishima, twishime ko tugufite, kuko tugufite dufite byose. Mana, duhe gusenga ubudasiba, kuko ni ukuganira nawe, kandi inshuti yawe muganira ibihe byose. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo buri wese uyu mwanya awugire uw'ingenzi. Abankurikiranye biteho, bahe kwishima iteka, bahe gusenga ubudasiba, kandi bahe gushima mu byo baba bari kunyuramo byose. Biteho, bagirire neza, wongere ubiyereke, kandi ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu, bafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima, abari bihebye bagarurira ibyiringiro, kuko ushobora byose. Mwami, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Wongere usuku ubyutse mu itorero. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho, bagirire neza, kandi ubiyereke, ntubareke. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Murakoze cyane. Imana ikomeze biteho kandi bahe umugisha. Naho ubutaha. Bye.